Reka tubasuhuze tubifuriza ibihe byiza mwe mudacikwa n'ikiganiro impamba y'ubumenyi n'ibindi biganiro bya televiziyo y'u Rwanda. Ndi Barore Cleophas. Muri uyu mwanya dufite igitabo ariko kandi dufite uwacyanditse. Dufite uwanditse igitabo yacyita Ku Rugejuru wakaba ari Padiri Dr Fidèle Dushimimana. Ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane. Igitabo cyanyu mwakise Ku Rugejuru. Ku Rugejuru mu gihe ndetse n'igifuniko mushyiraho amashusho, ubwo ntiturajya mu byo muvugamo. Ishusho ubwayo iravuga iki? Iyi shusho iriho umuryango, harimo ababyeyi babiri, hakaba hariho n'umwana. Bikaba bigaragaza rero yuko ibiri muri kino gitabo, kino gishushanyo kibisobanura neza. Ni igitabo kivuga ku mikurire y'umwana. Umwana akura neza iyo ari mu muryango, umuryango ushyize hamwe. Burabona umubyeyi w'umugabo niwe ufite umwana amusimbiza, n'ubundi ku rugejuru niho byavuye. Burya ni umugabo warikoreshaga iyo yamwitaga izina. Umubyeyi nyina w'umwana yaherezaga umugabo umwana akamusimbiza, akavuga ati ku rugejuru umwana wanjye nkwise, akavuga izina amwise. Ibi rero biragaragara yuko uwo mubyeyi arimo amusimbiza, amubwira ati ku rugejuru, amwifuriza ibyiza. Nyina nawe akaba amufashije muri icyo gikorwa, ariko n'umwana nawe ukabona yuko abareba bombi. Arareba ise, arareba nyina, kubera yuko kugira ngo akure neza bakeneye kubareba bombi bashyize hamwe, bari hamwe. Hakaba kandi buriya n'inyuma hariho ikarita y'u Rwanda, bigaragaza yuko umwana tuvuga aha ngaha ni umwana w'i Rwanda. Niwe dushaka kugeza kuri ubwo bukure bwiza, agakura mu gihagararo, mu mitekerereze, mu myitwarire no mu mibanire n'abandi. Yego, ku rugejuru ndetse inyuma nanone ukaza avuga ngo ku rugejuru umwana wacu. Ni igitabo kinini kigaruka cyane cyane ku burere, ku mikurire, ku burere, ku miterere y'umwana mu byiciro binyuranye. Ariko muri iki gitabo hari aho wanditse mu ijambo ryiswe ijambo ry'umwanditsi. Uravuga ngo ni igitabo kinini, birumvikana, impapuro 300, 250. Uravuga ngo birashoboka ko umuntu yasoma igice ashaka, atari ngombwa gusoma igitabo cyose. Ngira ngo uri umwe mu banditsi baba batanze ubwo burenganzira. Ubundi umwanditsi aba agira ngo umuntu asoma ahere ku rupapuro rwa mbere agere ku rwa nyuma. Kubera kimwe mwatanze ubwo burenganzira, Padiri? Njye natanze ubwo burenganzira kuko igitabo nk'iki aba ari imfashanyigisho. Ntabwo ari nk'uko wasoma inkuru itangira ikarangira, ahubwo ni uko buri gice kigiye gifata ikigero runaka cy'imikurire y'umwana. Hakaba hari igice kivuga kuva umwana asamwe, uburyo akura mu nda ya nyina kugera avutse. Hakaba ikindi kivuga kuva avutse kugera ku myaka 2, ikindi kuva 2 afite 6, mbese kugeza abaye ingimbi n'umwangavu. Buri mutwe uba ufite icyiciro uvuga. Ubwo rero ubwo burenganzira nabutanze kubera ko umubyeyi icyo yaba akeneye gishobora guterwa n'ikigero umwana afite. Niba ari umubyeyi utwite, ibizaba bimureba cyane ni ibivugwa, ibyo agomba kwitaho, akajya kureba uwo mutwe ubivuga. Niba ari umwana ufite imyaka 3 kugeza wenda kuri 6 muri materineri, uwo mubyeyi amufite akabona imyitwarire wenda adasobanukiwe, aragenda ajye kugikoresha, agisome, avanemo ubwo bumenyi akeneye, abushyire ku ruhande. Niba ari igihe cy'ingimbi gutyo, mbese buri kigero kikaba kijyanye n'ubumenyi bwacyo. Umubyeyi bitewe rero n'umwana ashaka gusobanukirwaho, agahitamo igice yasoma kimufasha. Ariko ntibivanaho yuko n'uwashaka kumenya ibyo bice byose yahera rwose ku rupapuro rwa mbere akarangiza. Bwari uburyo bworoshye gusa
bwo kumwereka uburyo yacyifashisha, kuko ni igitabo bifashisha igihe cyose umuntu abikeneye. ugira uti rero nandikiye by'umwihariko abataragize amahirwe yo kumenya indimi z'amahanga. Mu buhe buryo? Nsomye iyo nteruro naribaje nti ni mu buhe buryo? Nanditse mu Kinyarwanda. Ubundi iyi ni siyanse y'imikurire y'umwana, icyo twita psychologie du développement. Uzi izindi ndimi, azi nk'igifaransa cyangwa icyongereza, ashobora kubona ibitabo bijya kumera gutya, ku buryo bwa bumenyi ashobora kugenda akabuvomamo. Ariko nk'umuntu uzi Ikinyarwanda gusa, nta hantu azapfa kuvana ubwo bumenyi buvuye mu bushakashatsi buri mu Kinyarwanda cyumvikana, cyoroshye. Aho ngaho rero niho nashakaga kugera. Nashaka ko ubumenyi bugera ku munyarwanda wese hatabayeho iyo mbogamizi y'ururimi. Yego, tujya twumva mu murimo waba uwanyu w'iyogezabutumwa, waba no mu biganiro bisanzwe, umuntu akaza avuga ati ibi mu ndimi z'amahanga, muri psychologie babyita gutya. Byaraboroheye kubona amagambo y'Ikinyarwanda, iki gitabo kiri mu Kinyarwanda mu by'ukuri, ndetse n'amazina y'abashakashatsi babikozeho, ubushakashatsi b'abanyamahanga mwagerageje kuyashyira, ntimwagerageje, mwayashyize mu Kinyarwanda, birumvikana mukagera mu myandikire uko mwandika n'umwimerere wayo. Byaraboroheye kubona amuga amagambo y'Ikinyarwanda ari buze gutanga ubu bumenyi muvoma ahandi. Urebye ntabwo nagiye gushaka amagambo adasanzwe akoresha ayo ngayo twita amuga. Ahubwo nagiye ngenekereza nkareba iryo jambo ryo mu rurimi rw'amahanga, nkasa n'ukoresha icyo nakwita paraphrase, ngaragaza igitekerezo kurusha uko nafata ijambo nkajya gucura irindi ry'Ikinyarwanda. Ntabwo rero niriwe njya muri iyo gymnastique yo gushakisha ijambo ryaba rivuga iki. Hari ubwo ijambo nashoboraga no kurivuga mu magambo abiri y'Ikinyarwanda kugira ngo umuntu arusheho kubyumva. Uwo ari we wese uzi Ikinyarwanda ntikibe Ikinyarwanda kiri trop technique. Yego, mwashakaga iki rero? Mu by'ukuri ubu bumenyi babwigisha mu mashuri ategura bazajya kuba abarezi. None mwe murabufashe bwose, mufashe n'umwanya wanyu n'indi mirimo mufite mu nshingano zikomeye mufite hara muri Kaminuza Gatolika ya Kabgayi, n'umurimo wanyu usanzwe umusaseridoti, ariko mutereka nandike n'iki gitabo. Washakaga iki? Nandika iki gitabo, urebye nacyanditse kubera impamvu eshatu. Impamvu ya mbere ni uko nshoje kaminuza agana muri 2010, nari maze kwiga ibyerekeye imikurire y'umuntu, ariko ni specializa mu mikurire y'umwana. Ndavuga nari mfite inzozi z'uko ubwo bumenyi nungutse mbona nshaka kubugeza ku Banyarwanda, kuko nabonaga bwabagirira akamaro. Hakaba hari ibibazo bahura nabyo mu mirere y'abana cyangwa se muri sosiyete, nkasanga ko ubwo bumenyi mbubagejejeho bwabagirira akamaro. N'inzozi nari mfite icyo gihe. Indi mpamvu ya kabiri, ariko narebye ibibazo sosiyete yacu nyarwanda igenda ihura nayo, bigaragara haba ku mikurire y'umubiri, gwingira, umubyibuho ukabije, mu mitekerereze, ubwenge abana wenda badakurana buhagije, mu myitwarire, ibiyobyabwenge, ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe. Noneho ndavuga nti iyi siyanse y'imikurire y'umwana ishobora gufasha Abanyarwanda bose, yaba uwize n'utarize ariko wapfa kuba azi gusoma Ikinyarwanda, akamenya akabyumva, akasobanukirwa ibyo ari byo, akamenya impamvu ibitera, akamenya ingaruka zabyo, ariko akamenya n'uburyo yabikemura cyangwa se akanabikumira. Icyo kikaba ari impamvu ya kabiri. Impamvu rero ya gatatu ni experience mazemo imyaka irenga 10 mu burezi.
hari ishuri buriya musenyeri w'Ikabgayi yanshinze ryitwa Ecole Primaire Saint André Gitarama, ryarindi mujya mwumva rigira abana ba mbere n'umwana wabaye wa mbere ejo bundi nuwaho. Musenyeri yarambwiye ati ubumenyi uzanye genda ubukoreshe hariya muri biriya shuri riba ishuri ry'icyitegererezo. Ubwo rero icyo gihe nahereye kuri ubwo bumenyi ngirana ibiganiro n'ababyeyi, tuvuga ku mikurire y'umwana, nkumva ibibazo ababyeyi bambaza, nkumva ibyifuzo bafite, nkabona ko mu by'ukuri burya nubwo aba ari ababyeyi ariko hari ubumenyi badafite bwo gusobanukirwa ku mikurire y'umwana, kandi nkabona babifitiye inyota. Ubwo rero mperaho ndavuga nti ibibazo ababyeyi bafite n'abandi bose barabifite, reka nandike igitabo hanyuma yanyota nyibamare, ubwo bumenyi bifuza kugira babugire. Ariko kandi nanone kuba tubushyira mu bikorwa dufatanyije n'ababyeyi ubumenyi bw'imikurire y'umwana bigatuma tubona umusaruro mwiza. Umubyeyi akaba azi icyo yitaho, umwarimu akaba azi icyo yitaho, agendeye mu kigero umwana arimo, tukaha umwana icyo akeneye, tugasanga abana haba mu ishuri baratsinda, haba mu byerekeye amarushanwa y'umuco baragenda bakaba ba mbere, haba mu mico myiza, mu bwitonzi, mu kwishima, ugasanga mbese imfuruka zose bakura neza. Hanyuma ndavuga nti ibi byiza ntabwo nabyihererana, reka mbyandike hanyuma mbigeze ku bandi nabo babikurikize, turebe ko umwana w'i Rwanda yazamuka. Yego, mu bimuzingo kuko murahera umwana mu isamwa, mukamutubwira amamilimetero igihe atashobora kuboneshwa ijisho, igihe atangiye kuba yaboneshwa ijisho, uko ibice bigenda byiremarema mu nda, kugera umwana avutse. Rwose iyo foto mwarayitanze kandi mu kinyarwanda cyumvikana, ariko hari akantu nasomyemo muri icyo gice kijyanye n'umwana akiri mu nda. Muravuga ngo uriya mwana aba ashobora kumva amajwi y'abari hanze ndetse akaba yanatandukanya namwe mu majwi, nk'irya nyina akaba yarimenya. Mu by'ukuri mwandika iriya mirongo y'umwana ukiri mu nda ya nyina, iriya foto mwatekereje ko abantu bayikeneye cyane? Natekereje ko iriya foto bayikeneye kuko burya imikurire y'umwana n'ubundi itangira asamwe, hakaba hari ibyo umubyeyi agomba gukora kugira ngo umwana agende akura neza. Nk'ibyo mbivuga nashaka kugaragaza ko hari igihe umwana agera imikurire y'ubwonko ageze nko kuri ayo mezi wenda 6 gutyo, ubwonko bwe bukaba bushobora kumva n'ibibera hanze. Burya rero iyo umwana anavutse, igice kiba gikora cyane burya cy'ubwonko ni igice kigenga kumva, kubera ko umwana aba yaratangiye kumva akirimo imbere, akumva amajwi, akumva ibibera aho ngaho iruhande, ibyo bigatuma cya gice cy'ubwo bwonko kigenga imyumvire gikanguka vuba. Ubwo rero nagira ngo mbwire n'ababyeyi, kubera ko umwana n'ubundi aba yumva nubwo adasobanukirwa n'ibyo bihabera, ariko ahantu aba ibihavugirwa, uburyo bivugwa, niba birangwa n'umutuzo, niba birangwa wenda n'amahane, ibyo byose ashobora kugenda byakira akiri mu nda, akazavuka niba yarabaye ahantu bavuga neza, baganira neza, bafite ibyishimo akiri mu nda, ibyo gahoro gahoro muri ayo mezi 6 kuzagera ageze ku mezi 9 akavuka yumva n'ubundi akuriye muri ya environnement yishimye, ivuga neza. Ariko noneho abari aho ngaho niba barangwa n'amahane, barwana, bagira urugomo, umwana agira uburyo abyumva kandi nabwo bikamugiraho ingaruka ku buryo ashobora no kuzakura ibyo byaramugizeho n'ingaruka. Icyo rero nashakaga kukigaragaza ko n'icyakorerwa hanze burya hari igihe umwana ageramo mu mikurire y'amezi runaka gishobora kumugiraho ingaruka nziza cyangwa se ingaruka mbi. Yego, aravutse rero ubwo hari byinshi twifuza ko abakurikiye iki kiganiro bazisomera. Igitabo kiri mu kinyarwanda. Aravutse, umutubwira kuva avutse kugera ku myaka 2
muri icyo gihe uko aba ameze, ibyo yavukanye, ubushobozi yavukanye n'ibindi, ariko reka nabyo bazabyisomere. Reka dufate rero kuva hagati y'imyaka 2 kugera kuri 6 urahamutubwira ibintu byinshi, ndetse ukavuga ko njye nshatse nasanze ari naho umuntu yabihuriza nayo mvuga ivuga ngo umwana apfa mu iterura. Hagati y'iriya myaka 2 n'iriya myaka 6 waravuze ngo nicyo gihe uko umwana azaba, uko umuntu azaba ateye ari mukuru mu myitwarire, ngo ni kiriya gihe. Ni kiriya gihe, ni imvugo z'abashakashatsi n'ibyo, ariko se ababyeyi b'Abanyarwanda barabizi, turabizi. Wenda guhera kuri 2 kugera kuri 6 ntabwo ari cyo gihe cyonyine icyo umwana azaba cyo aba yabaye cyo, ariko burya no muri irya myaka 2 ya mbere, kuko irya myaka 2 ya mbere ni imyaka ikomeye itanga umusingi w'imikurire myiza y'umwana cyangwa se imikurire mibi. Wa mwana wakunzwe muri kiriya gihe akitabwaho, wa mwana burya iby'ingenzi, yaba uzi ko umwana imyaka 2 aravuga, aba afite ubushobozi bwo gukunda, nicyo gihe umwana bamuremamo icyizere, agakura yifitiye icyizere, agifitiye abandi, agifitiye ubuzima, ku buryo iyo myaka nyine ni umusingi. N'ubundi ugiye kubaka ikintu cyose ukomeza umusingi, kandi uwo musingi niwo utanga icyerekezo. Yego, mwifashishije amagambo y'uyu muhanga witwa Watson ku rupapuro rwa 81, mwaranayandukuye rwose ayo magambo. Urupapuro rwa 81 uravuga ngo kutabasha kurera umwana urangwa n'ibyishimo kandi umeze neza mu mutwe, abantu bagakeka ko byikora bahereye ku mwana wabo ari muzima ku mubiri, aba ari amakosa y'ababyeyi. Mu myaka 3 ya mbere y'umwana, ababyeyi baba barangije kugira umwana icyo azaba cyo. Ni ukuvuga niba ari umwana uzavamo umuntu wishimye, ufite ubuzima bwiza n'imico myiza, cyangwa se niba azavamo umuntu uhora arizwa n'ubusa, uhora yijujuta, udatekereza neza, urakazwa n'ubusa, ugira inzika, wirata, cyangwa umuntu uzahora arangwa n'ubwoba mu byo akora byose. Niyo mpamvu ndabivuze ngo umwana apfa mu iterura. Iyo myaka 2 ya mbere, uyu munsi mu Rwanda hari gahunda ivuga ngo kwita ku mwana muri icyo gihe. Ngira ngo leta sinzi niba bivuga ibi bijyanye n'imiterere y'umwana cyangwa ari imirire. Mwe mwatekereje iki kuri ibyo byombi? Hari ibyo leta ivuga ko kwita kuri aba bana, hari namwe ibyo mwanditse ariko mukesha abahanga n'abashakashatsi. Yego, ibyo leta ivuga byo kwita kuri iriya myaka, ngira ngo ni ya minsi 1000 n'ubundi baba bavuga, akenshi usanga n'ubundi bita ku mirire y'umwana, ariko kandi n'ubundi nicyo kibanze n'umwana aba akeneye. Ariko nyine aho usanga icyo nashakaga kunganira aho ngaho, ni uko kwita ku mirire nibyo bituma akura neza ku mubiri, hari ibyo wamurinda, iryo gwingira, ariko nanone nashakaga kugaragaza ko ari n'imyaka umuntu ashobora gukuzamo umwana n'indi mico. Umuco wo kwigirira icyizere burya ni ahangaha muri iyi myaka. Aho ngaho rero nagira ngo ate kandi uyu mwana nibwo aba akiga kuvuga. Kwigirira icyizere ni ijambo riremereye tunumva muri iki gihe mu mbwirwaruhame politiki. Icyo kintu rero nacyo nashakaga kugitangamo umuganda. Burya hari amagambo dukoresha cyangwa se indangagaciro dushaka ko abana bacu bagira, nk'izo kwigirira icyizere, ubudaheranwa. Buriya hari igihe mu mikurire y'umwana ubwonko bwe, umubiri we, ubwenge bwe buba bwiteguye kwakira uwo muco. Nk'ubwo kwigirira icyizere rero birumvikana ko umwana iyo ari mu nda aba atekanye, ariko iyo avutse akagenda akagera muri ya myaka aba akiri umwana woroshye, ubuzima bwe bushobora guhubangana. Aba akeneye rero yuko kumva ko isi ajemo imwakiriye, ashobora kwigirira icyizere. Ntabwo aba abitekereza mu bwonko bwe, ariko uko we aba abyiyumvamo ku kigero aba agezeho, aba ari nk'aho yumva ashaka ko
aho aje bamwakira bamukunda. Ibyo ngibyo rero akaba ari byo bimukuzamo cya cyizere. Cya cyizere ni ukuvuga yuko nje ahantu nkunzwe, ningira ikibazo kizakemuka, n'ibintu nibigenda nabi hari umuntu uzaza kubinkemurira. Burya nicyo cyizere de base, iyo bita confiance de base. Muri biriya biganza bibakira cyangwa bakaremwa cyane muri ibyo biganza. Nibyo rwose. None ku rupapuro rw'139 kugera ku 140 gutyo, ku bana b'imyaka 2 kugera kuri 6, uvuga ku burere bahabwa, waravuze ngo ni igihe nanone usanga hari ababyeyi bareresha igitugu, hari abarera abajeyi, hari n'abarera mu rukundo ariko no guhana, mu rukundo no guhana, baje igitugu, kurera abajeyi no guhana ariko mu rukundo. Igitsure n'urukundo. Igitsure n'urukundo. Umubyeyi udukurikiye arera ati icyo umuhitiramo? Icyo muhitiramo ni buriya buryo bwo kurerana igitsure kivanze n'urukundo. Kurera abajeyi biterwa n'iki? Ko nabyo abantu babyitiranya no gukunda umwana no kutamubabaza, kutagira. Yego, kurera abajeyi n'ubundi burya umubyeyi aba akunda umwana, ariko uburyo amukundamo mu by'ukuri ntabwo ari bwo buryo bufasha umwana. Ni ukuvuga we yumva ko gukunda umwana nyine ni uko kumurinda kubabara, ni ukumuha icyo ashaka, yagira gute. Ariko ibyo ngibyo mu by'ukuri ntabwo aba ari ukumukunda, kuko haba hari no kugenda amutoza yuko burya ubuzima uko umwana agenda akura hari amategeko agenga imibereho, hari igihe azahura n'ibintu bimugora akabimutoza hakiri kare, ntabe terera iyo ngo amurekeraho. Ariko nk'iyi mirerere yo ku gitsure ishingiye ku gitsure n'urukundo yo, urumva aho bihuriye n'iriya mirerere y'abajeyi, nawe abakunda umwana we, ariko akamukunda amuha ibyo akeneye birumvikana, ariko akamenya icyo akeneye. Kuko umwana ntabwo ari we umenya icyo akeneye ngo icyo ashaka umubyeyi akimuhe, ahubwo umubyeyi ashobora no kumenya umwana muri kiriya gihe ati icyo umwana akeneye kiramufasha cyangwa ntikimufasha. Icyo gitsure birumvikana ni ugushyiraho amategeko, ariko akagira uburyo ayagira, atari ibintu byo umubyeyi udashobora muri iyo myaka bigora kubwira umwana oya, ubwo bikavamo kumurera abajeyi. Yego. Ni umubyeyi ufite ikibazo, ni ikihe kibazo waba yaragize, nubwo uyu munsi turimo kuvuga ku mwana tutavuga ku muntu mukuru? Yego, burya uko umubyeyi arera umwana kenshi hari ubwo nawe aba ariko aba yararezwe. Burya umubyeyi ibyo akorera umwana hari ubwo aba ari ibyo aba yarakorewe. Birashoboka rero ko uyu mubyeyi urera abajeyi nawe afite icyo kibazo cyo kutabasha kumenya ikintu cyiza agomba gukorera umwana, kuko nawe yarezwe gutyo, ntawe utanga icyo adafite. Dukomeje kuganira ku gitabo ku rugejuru cya Padiri Dr Fidèle Dushimimana, igitabo kivuga ku mikurire y'umwana kuva gisamwa kugera nibura mu gihe cy'ubugimbi n'ubwangavu. Padiri, ku rupapuro rwa 215 umutwe wa 5 w'iki gitabo wavuze ku mikurire mu gihe cy'ubugimbi n'ubwangavu, ni imyaka 12 kugera kuri 18. Muri make tutiriwe tujya muri byinshi mu byo wanditsemo, ni ikigero bamwe mu babyeyi usanga bavuga ngo umwana ageze mu irera ribi. Iri rera ribi rikanasa naho umwana aba yararivuyemo muri cya gihe cy'ubutambambuga, nabwo aba ari irera ribi. Kuki ubugimbi ari irera ribi? Ndatekereza ko ababyeyi bavuga gutyo kubera ko baba baramenyereye umwana, babwira kora iki, nyura aha, umwana kubaha. Ibyo bamubwiye byose umwana kubaha. Ariko iyo ageze mu gihe cy'ubugimbi, umwana atangira kwishakisha, agashaka kuba we, akagira identite ye. Ubwo rero uko gushaka kuba we ku giti cye, akagira umwihariko we, ibyo bituma agira yaba imitekerereze cyangwa se imyitwarire ababyeyi akenshi batishimira. Ni wa mwana uba ushaka kwigenga, ni wa mwana urimo gushaka kubaka ubuzima bwe atagendeye
ku by'ababyeyi cyangwa se ku bya sosiyete akishakira ibyo rero akenshi ababyeyi ntabwo babyakira, baba bashaka yuko nawe yakomeza akabumvira nk'uko yabumviraga akiri mutoya. Kubera rero uko gushaka kwigenga, uwo mwana akigomeka ku babyeyi, ababyeyi babona ko ari igihe kigoye kandi koko nibyo. Ariko nkaba mbona yuko ubundi nta mpungenge byakagombye gutera, ababyeyi bagombye kumva yuko igihe umwana agezemo nyine ari igihe nawe ashaka kwishyiriraho aki, yuko na ya makimbirane bagirana kubera ko ashaka kumubwira ibi ngibi undi ntabikurikize, yuko mu by'ukuri haba hari amakimbirane ya ngombwa, rimwe na rimwe ushobora gusanga ashobora no gufasha iyo adakabije birumvikana, ariko muri ayo makimbirane ababyeyi bagomba kumva ko uwo mwana nubwo yatana, ariko icyo bagomba gukora ni ukumwegera bakamuganiriza, bakumva uko atekereza ibintu, bakamubwira nabo uko babitekereza, bakamugira inama, ariko bakajya bamurekera n'ubwo bwigenge bwe kugira ngo nawe yishakashake. Ni igihe wanditse mu gitabo ko bivumbura, yego, ndetse bakanavumbura n'ibindi, ngo nibyo bari barafashe nk'ukuri kwikiza n'ikibi nabyo bagatangira kubishidikanyaho, kandi ntibakunde umuntu ubaha amabwiriza. Yego. Ibi bintu ngira ngo kugira ngo umuntu abafashe kandi yifasha, byamusaba kuba afite ubumenyi mwanditse muri iki gitabo, ko ababyeyi benshi batabufite. Mu by'ukuri abana bavuyemo amahoro ariko barezwe n'ababyeyi badafite ubumenyi mwanditse. Utekereza ko bagiye bafashwa n'iki, kandi noneho iki gitabo kigiye noneho gutanga uwuhe musanzu cyane muri ibyo bihe by'irera ribi? Hari icyo numva ngomba kuvuga ku byerekeye imikurire y'umwana. Uko tugenda tumuvuga n'uko twamuvuza aha, wagira ngo hari ubwo iyo umuntu wenda yabonye ibyo akeneye byose, bivuga ko azakura neza igihe cyose, cyangwa atabona ibyo akeneye akazagera aho ngaho akazaba umwana mubi cyangwa iki. Buriya mu buzima bw'umuntu harimo ibintu ntakwita ni nk'amayobera. Umuntu ashobora kwigiramo n'izo mbaraga ku buryo n'ibyo atabonye we mu mikurire ye ashobora kugira gutya experience agize ikaba yabikosora rwose igihe icyo ari cyo cyose. Rero ntabwo umubyeyi kuba atarabizi ngo abikore gutyo ntibivuga yuko umwana we byanga bikunze azakura nabi. Hari ubwo umubyeyi ashobora no kubikora atazi ko arimo kubikora neza, ariko wenda bikagenda neza. Ntabwo umwana icyo gihe aba ari kondane. Uburyo abatararezwe n'abafite ubwo bumenyi, cyo muragisubije ko umwana ashobora no kwikuramo inararibonye n'akaremano yavukanye. Ariko noneho uyu munsi uzasoma iki gitabo ngira ngo wenda murifuza ko yazarushaho gufasha aba bana. Reka tugane ku musozo. Ni ikigero cy'ubuzima mwavuze ko aba bana baba bari mu manegeko yo kuba baniyahura. Kubera iki musa n'aberekana ko abana bo muri iki kigero cy'ubugimbi bugarijwe na bene ibyo byago? Navuga ko ntago aba ari abana bose. Buriya umwana wo muri kiriya kigero icyo tugomba kumva ni uko aba afite umutima woroshye. Iyo icyo gihe agezemo agira umutima woroshye, ahangayikishwa n'ibintu bimubaho cyangwa n'ibyo bamutekerezaho, cyane ngo isura ye, icyo gihe birashoboka ko niba hari ibindi bibazo byari bihari kera, urwo ruhererekane byivumbura icyo gihe. Umwana ugeze aho buri wese ntabwo ari uko ashobora kugeraho, ariko ugeraho ahubwo ntabwo kwiyahura biza ari ikibazo kivutse ako kanya kijyana n'icyo kigero cye, ahubwo ni uko ibyo bishobora kuba mu gihe aba yarabikururanye kuva akiri mutoya kugeza icyo gihe. Aho niho kujyana na wa mutima we woroshye, ibyo bibazo bimubayeho ashobora kutabyakira, ahasigaye akaba yagera birumvikana aho ngaho. Ariko igihe cyose ni ukumenya ko nta wiyahura bihereye aho, haba hari ibindi bibazo bikomeye byo mu buzima bw'umutwe, bwo mu mutwe we aba yaragiye ahererekana
kugeza icyo gihe. Abantu kenshi iyo babonye umwanditsi twatumiye baravuga ngo igitabo cye kiboneka he? Ubwo rero nicyo kibazo ngira ngo mubasubize. Iki gitabo ahubwo icyo numva navuga ni uko iki gitabo cyemewe na REB. Cyemejwe na REB, gishobora gukoreshwa mu mashuri y'incuke, abanza, yisumbuye, ndetse n'abiga muri universite biga ibyerekeye imikurire y'umwana nabo bagikoresha. Kuba cyaremewe rero na REB bivuga ko amashuri nshishikariza no kugura kugira ngo ubumenyi bubagereho babukoreshe. Ubu aho cyaboneka ni muri SECA, muri Institut Catholique de Kabgayi, ariko hari n'ahandi hatandukanye nko muri Librairie Caritas kizaba gihari, Muhanga, muri Rumina, n'ahandi numva nzagishyira nko muri Librairie Kirezi, ntekereza yuko kizabonekayo, n'ahandi nko kuri Communauté de l'Emmanuel hariya hirya Kicukiro naho cyaboneka, Ikibeho naho bashobora kukibona, ubwo n'ahandi tuzagenda tuhashakisha gahoro gahoro. Murakoze cyane, reka dushimire Padiri Dr Fidèle Dushimimana mu gitabo Ku Rugejuru, igitabo avuze kiboneka aho hose n'ahandi gishobora kuzagera. Ntabwo muri iki kiganiro tubivuze byose, ntituvuze ibijyanye n'uburyo ababyeyi bakwiye gufasha abana mu micungire y'imikoreshereze ya televiziyo, ntituvuze iby'abana barererwa mu muryango w'umubyeyi umwe, byose biri muri iki gitabo. Reka tumushimire, wari umusanzu we kandi yari impamba y'ubumenyi. Ubumenyi yakuzaniye uyu munsi ni ubwo ngubwo, uzishakira igitabo wivomere, kuko kuvomerwa ngira ngo twaguha make. Murakoze, mugire ibihe byiza.